niyonzima urakoze cyane ku bibazo ubajije wenda bimwe nta nubwo nabyegispektingaga kuko nabonaga ari ibintu by'aho ngaho ubu ushaka gutaha u Rwanda rurafunguye amarembo rwose arafunguye arabuzwa n'iki uvuze ko umaze turabuzwa n'iki gutaha ubwo rero nicyo gisubizo nta kindi arabuzwa n'iki gutaha ninde wamubujije icyo ni kimwe. Yes, wagiye kubaha ikaze nanone hano kuri Mr Today TV. Uyu ni wa mwanya tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye avugwa hirya no hino. Kano kanya tuje gushyira umucyo ku nkuru mubonye ku nkuru mubonye imajije gutangazwa mu kanya gatoya gashize, aho umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri aho bari mu Bugesera hari hafatiwe babantu bya bisambo bikekwaho kwica umuntu ari 8. Yagarutse ku kibazo cy'uwitwa Innocent Nyarwaya cyangwa uwuzwi ku izina rya Yago Pondati. Yagize ati uwo Yago sinzi impamvu adataha, nataye u Rwanda rurafunguye, u Rwanda ni amahoro. Ikindi ndagira ngo ngaruke kuri aba bantu nyine bagiye bayivugisha ku bintu byinshi bigira ibisambo. Sinzi impamvu ibintu bikomeje kugaruka, sinzi impamvu bikomeje kuba byagaruka cyane, kandi twari tuzi yuko ari ibintu nyine byacitse bitagihari. Ndagira ngo bano bantu niba kuko bino byaha baba bakurikiranweho nibajya bafatwa w'icyaha gihamye ajya ahanwa n'amategeko, ahanwe bya nyabyo. Reka ntangira wiyumvire. Dr Murangira Bitseri aba yagiye abazwa ibibazo bitandukanye n'abanyamakuru, nawe akagenda abasubiza neza. Icyo uba wifuza kumubaza cyose aragusubiza nta nkomyi uko ucyifuza, ndetse kugira ngo n'abanyarwanda tubashe kumviraho. Reka ntangire nawe wiyumvire ibyo ari byo. cyangwa kugira ngo gikurikiranwe cyangwa se gikemuke. Ndabashingiye nyakubahwa umuvugizi wa RIB. Urakoze Niyonzima Claude. Niyonzima urakoze cyane ku bibazo ubajije wenda bimwe nta nubwo nabyegispektingaga kuko nabonaga ari ibintu by'aho ngaho ubu ushaka gutaha u Rwanda rurafunguye amarembo rwose arafunguye arabuzwa n'iki uvuze ko umaze turabuzwa n'iki gutaha ubwo rero nicyo gisubizo nta kindi arabuzwa n'iki gutaha ninde wamubujije icyo ni kimwe. Undi nawe uyu wavuze nawe wa kabiri, ubundi ibyo yemerwa n'amategeko arabibuzwa n'iki? Icyo nakubaza arabibuzwa n'iki? Niba byemerwa n'amategeko arabibuzwa n'iki? Nanjye sinumva impamvu abibuzwa. Nta kibyo nabivugaho, urabizi umuntu afite mikoro nyine aba ameze. Ikindi ni ikiwenda iki cya Murama uvuze cy'abashoramari, ntabwo wenda kese nyizi neza aho yabigeze, ariko twaza kuyikurikirana kuko ibyo byose bifitanye n'isano n'icyatumye tuza hano. So ndagira ngo ubanze ndebere neza aba bantu ni abatekamitwe, ni ibisambo, ni abajura, ni abicanyi ruharwa. So ndagira ngo tubanze tubishyireho umucyo. Twari tuzi neza ko ibi bintu mu gihugu cy'u Rwanda bitagihari, byacitse, byarangiye, by'abantu bitirira abandi, by'abantu b'abatekamitwe, ariko ndabona bigihari, ndabona tukibifite. Ubwo rero icyo njye navuga kuri ibi bintu, leta y'u Rwanda yongere ifata ingamba, ifatirane bano bantu, kubera yuko ibi bintu ntabwo nabiherukaga. Bona umuntu atubura yiyitirira inzego runaka agamije kwiba, kutubura.
ibintu biri skandale. Wumvise wavuzemo ba noteri barimo, wumvise harimo ibintu byinshi wenda tutamenya, ariko icyo nemeza cyo ni uko umuntu wese afite uburenganzira ku mutungo we. Umuntu afite uburenganzira ku mutungo we, uwugurisha ushatse ku mafaranga mwumvikanye. Nta muntu ugomba gufata umutungo wundi ngo awiyitirire hanyuma ngo turaza kubikurikirana, wenda ubwo detaye turaza kuzireba neza, ariko icyo nemera cyo ni uko nta muntu ugomba kubangamirwa. Umutungo ni uwawe, ufite uburenganzira, uwugurisha uwo ushaka ku mafaranga mwumvikanye. Nta muntu ugomba kuguhatira. Gusa iyo hajemo ubwo bwesikoro, ibyo nibyo tureba nabyo, ubwo bwambuzi bushukana nabwo nibyo twaje guca, nibwo butumwa twaje gutanga. Nta muntu ukwiriye kwihisha inyuma y'ibyo byose ngo agire icyo akora, agire ababangamira. Turaza kubikurikirana. Asante. Muraho neza, amazina yanjye nitwa Chris. Nje hano kubabwira inkuru nziza kandi wari ukeneye. Niba uzi ko wicaye umaze imyaka ingahe nta kazi ufite, nta mafaranga, ndagira ngo nkubwire ko igisubizo ni Chris nyawe, akujyana mu kazi akariko kose wifuza, turakagushakira kakaboneka. Ikintu cya mbere ukora ni ukuduhamagara, ikindi ukaduhamagara ufite komisiyo y'ibihumbi 10. Ni ukuvuga ngo rero bimeze gute? Twebwe uduhamagara utubwira akazi akariko kose ushaka, waba uri umukobwa, waba uri umusore, waba uri umugabo, waba uri umudamu, waba uri umusaza, akazi akariko kose tuba tugafite. Muri Chris nyawe tuba dufite utuzi tugiye dutandukanye. Ikindi nakubwira wowe uri kumva ino voice, niba nawe ukeneye umukozi, umukobwa, umuhungu, mbese ingeri zose tuba tubafite. Niba ukeneye umukozi waduhamagara, niba ukeneye akazi ufite amafaranga ibihumbi 10 uraduhamagara. Hari akazi ko gukora muri restaurant, muri hoteli, mu tubari, mu rugo, mbega akazi akariko kose uraduhamagara tuba tugafite. Ni ukuvuga ngo rero tandukana na ba bantu b'ibisambo bababeshyabeshya bamuza. Nagiye mbibabwira kenshi ngo mwitondere ibisambo. Twebwe tukujyana mu kazi imbona nkubone. Mubwire yuko ikintu cya mbere usabwa kugira ngo uve iwanyu aho ngaho wicaye ujye mu kazi, ujye gukorera amafaranga, ni uko ufite ibihumbi 10 uduhamagare, ufite gahunda utadukinisha. Akazi yo kakunaniye aho ugiye turaguhindurira tukagushyira mu kandi. Ni ukuvuga ngo rero duhamagare kuri iyo nimero uri kubona screen yawe aho ngaho. Waba uri umukozi ukeneye akazi, waba uri umumabuja cyangwa umubosi ukeneye umukozi, duhamagara. Igisubizo nta kindi, ni kuri Chris nyawe. Tuguha garanti y'akazi, iyo kakunaniye tukujyana mu kandi akariko kose waba wishimiye.